Bene data nshuti z'umusaraba ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko dusanzwe tubana nongeye kubaha ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi Imana itwongereyeho wo kurama ngo tuyihimbaze, tuyivuge, tuyishimire. Rero uyu munsi kandi mbafitiye ijambo nshaka kubabwira Imana impaye. Nizere ko riri bubafashe kandi rigahindura ubuzima bwanyu. Amazina ni yayandi, ni Betty cyangwa Mama Axel. Reka rero dusenge dusomere ino jambo. Uwiteka Mana ikomeye, umuntu wese tugiye kubana muri iri jambo, reka rimwubake, rimuhindurire ubuzima kandi imitima ibashe kuruhuka. Jyewe urivuga nicishije bugufi, aba ari wowe ugaragara mu izina rya Yesu, amen. Imana irusheho kuduhana umugisha. Ijambo rero nshaka kubasomera ni ijambo riri muri Ezekiyeli ibice byaho 21 umurongo waho wa 31. Haravuga ngo niko umwami Uwiteka avuze, ikureho igisingo wiyambure ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, kandi icyari hejuru ugicishe bugufi. 32. Nzabyubika nabyo ntibizongera kubaho, kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Amen. Shuti, ndagusengera kugira ngo hagire iby'Imana yubika ku buzima bwawe. Ndimo ndagusengera hagire ibintu Imana yubika ku buzima bwawe. Icyambere Imana yakubika, yubika ubukene buzonze benshi, yubike uburwayi, yubike igisuzuguriro, yubike amadeni, yubike agahinda, yubike ubushomeri, yubike ibigutsikamira uko bingana, yubike kandi ibintu byose bituma wizengurukaho ukumva Imana ntiri kumwe nawe. Ni umwanya wawe rero wo kugira ngo usabane n'Imana kandi wature ibyo ushaka, kandi nanone wiyunge n'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Imana hari ibintu ije kubika ibigutwaza igitugu, ije kubika ibikuremereye, ije kubika ubwo burwayi, ije kubika kandi ibyo byose uri kubona ukabona nta nzira wabona. Imana ije kubyubika. Ikindi kandi hari umuririmbyi yavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, ngo jya ubana, ngo jya uhora uyisenga kandi uyumvire, ngo jya ubana n'abayo kandi ujye ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Imana ishimwe cyane. Imana niza kugutabara igasanga uri gukora ibi bintu byose byiza, nta kabuza izanezerwa. Ngo tunganira Imana kandi ikuyobore mu byo ukora byose. Nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu, ntiyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shebuja. Ikindi kandi ngo tunganira Imana noneho utuze umutima mu byo ukora byose, wihutiraho, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Imana iguha umugisha. Ndagarutse rero ku ntego yanjye ivuga ngo hari iby'Imana ije kubika. Iri ni ijambo Imana yabwiye ubwoko bw'Imana, ariko ahangaha Imana Ezekiyeli ahanura no magambo cyari igihe gikomeye. Aramubwira ngo ikureho igisingo, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, n'icyari hejuru ugicishe bugufi. Kimwe mu bintu Imana ikora iyo uyemereye, irazi kubika ibintu byose bikubangamiye, irazi ikakurwanirira intambara. Ibyaha byose waba warakoze uko byaba bingana, Yesu yabikubabarira. Imitwaro yose uko yaba ingana waba wikoreye, Yesu yayigutura. Wari uzi ko nubwo wumva washayishije, Imana yiteguye kukubabarira, irambuye ibiganza. Ijambo ry'Imana rega riravuga ngo hahirwa abanyembabazi, kubera yuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa b'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Yesu.
rero imana ije kukurwanirira, ariko nawe shyiramo agatege, uyumvire, uyubahe. Haleluya. Kandi wirengagize ibyo byose, ayo majwi yose agutandukanya n'Imana. Ndagusengera iteka ngo Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu. Reka mvugane n'umuntu waba waracitse intege akaba abona byamuyobeye. Garukira Imana, irakugirira neza. Nzabyubika, nabyo ntibizongera kubaho. Niko Umwami Uwiteka avuga. Hari ibyo nzubika. Uwiteka arakubwira ngo nzabyubika, nabyo ntibizongera kubaho, kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira nanjye nzabimuha. Iyo Imana ari ikurwaniriye ntibyongere nyine kubaho, kuko niyo iba yashyizeho finali. Imana izi gukurireho ibyo byose, ishireho finali mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Harimo abantu batambitse ibirenge bagenda ukundi. Abo rero Imana irabasaba ko mwagarukira Imana, mwagarukira Imana, mwayiringira, mwayihereza ubuzima bwanyu. Reka mbwira abantu barwaje cyangwa barwaye, ibyo byose ureba, izo ndwara, ukuntu urwaje umwana, ukuntu urwaje umutware se, cyangwa se urwaje umufasha wawe, cyangwa se urwaje n'umuvandimwe, ibyo byose ni ibibazo byiza. Ariko Yesu yahageze arategeka gusa bikamwumvira, aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Umva ukuntu Yeremiya yavuze muri 33 umurongo wa 2. Yaravuze ngo niyo igira ikikora ikakirema ikanagikomeza. Ku murongo wa 3, ntabazi ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenye. Imana ibaho umugisha. Umuti ntabwo ugombera kuba mwinshi. Ijambo ry'Imana ni umuti. Uyu muti nawe uwunywe, kandi nuwunywa urazana impinduka mu buzima bwawe. Yesu wenyine yakugezemo hari impinduka zibaho. Ntabwo wambwira ko ukijijwe utarera imbuto z'umwuka ngo bikunde. Niba ukijijwe, gerageza no gusaba Mwuka Wera agushoboze kwera imbuto z'umwuka. Hari umugani w'ibiti, ngo ibiti byigeze byishakira umuyobozi. Ngo noneho igiti kimwe kiravuga kiti, wowe ngwino utuyobore. Kibwira umwelayo ngo ngwino utuyobore. Igiti cy'umwelayo kiti reka reka, sinarekeshwa amavuta yanjye meza ya elayo ngo nirwe mpungambanira hejuru y'ibiti ngo ndabiyobora. Ariko reka nivugire ku giti kimwe noneho babwiye cy'umufatango. Ngo babwiye umufatango bati noneho rero ibindi biti byanze kutuyobora. Umutini nawe uti reka 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 reka, sinareka imbuto zanjye nziza ngo nze kuyobora. Ni urugero ndi kubaha. Babwiye umufatangwe rero uti bati ngwino utuyobora. Umufatangwe uti ndaje mbayobora. Umufatangwe rero uyobora ibindi biti, urabihanda koko. Reba nawe umufatangwe wayoboye. Rero ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine riguhindura ugahinduka umwana w'Imana. Hari igihe Satani akwiyenzaho gusa, akagushakaho impamvu, akakugerageza mu buryo bwose, ariko ibyo ntukabyiteho. Ujye wita ku cy'Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho kiracyahari. Umugambi w'Imana uracyahagaze iteka kugira ngo usohore ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha, Imana ikwishimire mu izina rya Yesu. Amen. Iri jambo rigufashe. Reka senge. Mana, fasha umuntu wese wumvise iri jambo, urwaye rimukize, uwari ucitse intege agarukemo imbaraga, udafite umwuka wera yuzura umwuka wera, uwabonaga bikomeye umutura imitwaro. Ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.